Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, inshuti z'umusaraba, muraho. Hari haciye iminsi nanone tutongeye kuganira, ariko turashimira Imana yongeye kudushoboza, ikaba iduteye iteka, tukaba twongeye guhura. Turacyari muri cya kiganiro cyacu rero twibukiranye gusoma Bibiliya. Ubushize twari twasomye kuva mu gitabo cy'ibyahishuwe, igice cya mbere turasoma turagenda kugera mu gice cya 11. Uyu munsi rero tugiye gusoma uko umwuka dushoboza, guhera mu gice cya 12. Uwiteka dushoboze, reka tubanze dusenge Imana. Ni Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Uwiteka ni ingabo, n'iryo zina ryawe turagushimye. Tugushimira uburinzi bwawe butuma tudashiraho, tugushimiye kugira neza, waturinze, urinze ubwoko bwawe, utubereye maso, izina ryawe nirihimbazwe. Mu izina rya Yesu Kristo rero tuguhaye ikaze na karibu, Mwami Yesu, turagira ngo utuyobore, ugendane natwe, utubane natwe muri uyu mwanya wo gusenga no gusoma ijambo ryawe. Dusenge abantu bose bashobora kumva ijambo ryawe, rizagera aho bakure, rizasenye, ryubake, ribakangure, mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ryawe ntityaye, urikoreshe ugushaka kwawe. Urakoze Yesu Kristo, tuguhaye karibu Mwuka wera, tuguhaye karibu Yesu Kristo, tuguhaye karibu Mana Data. Amaraso Yesu adutwikire, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu nitembee na wewe, Bwana yu Mwokozi wangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe Yesu, katika safari yangu natembea na wewe. Reka dusome rero igitabo cy'ibyahishuwe, igice cya 12. Ubushize twarangirije ku gice cya 11 tuvuga impanda ya karindwi. Igice cya 12 kiravuga iby'umugore n'ikiyoka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura, gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihereko kirye umwana we kimutsotsora. Abyara umwana w'umuhungu, uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1250. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe
hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wa juru, namwe abaribamo nimwishime. Naho wowe wasi we, nawe wa nyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Uwiteka atugirire neza. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa n'ibihe cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Uwiteka atugirire neza. Igice cya 13. Haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona, mbona inyamaswa iva mu ijuru, iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, kandi cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarije. Reka nsubiremo umurongo wa 3. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka, kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Amena. Uwiteka atugirire neza. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2
nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota, ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Amena. Uwiteka abahereze umugisha. Murakoze.